y'Imana muraho, bantu b'Imana muraho, amahoro y'umwami bane namwe mugubwe neza, mwegere intebe y'imbabazi, mwinjire mu nzu y'umucunguzi, uhorana umwete wo guterana, muhuje imitima muri umuntu umwe, wibuka inuma uko zabigenje. Reka nguhe ikaze nshuti muvandimwe tubana umunsi ku wundi, amahoro y'Imana nabane nawe, nizere kumeze neza aho uri hose, nanjye nda amahoro ngira ngo murabibona ko meze neza. Uyu munsi rero nako mfite ibyishimo bidasanzwe, ntibisanzwe kweri. Ndi kumwe n'umuntu mubona muzi. Ngira ngo si ubwa mbere mumubonye, ntago ari ubwa mbere mumuzi hano iwacu kuri chaîne ya mwarimu Japhet, kandi na handi hagiye hatandukanye muramuzi, yaba no kuri chaîne ye hariya yitwa mwabyumvise mujyeho munarebe cyane kabisa, Karasira Didier. Yes, jyaho uba urebe ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye yagiye akora byiza mon cher zami, ni byiza kweri, kandi nugerayo ndabizi ko uzanyurwa. Nta kindi avuga rero, n'ubundi yivugira ku ndirimbo n'abaririmbye muri rusange, cyane ko nawe ari umuririmbyi kandi ubikora neza cyane. Didier, wari uzi ko ubikora neza? Ngiye ngufata nk'umuntu, wihangane mbivuge, ufata nk'umuntu kabisa wazamuye umuziki w'Abadiventiste, urazamuka ugera ahandi hantu. Nubwo hari n'abandi bagiye babikora, ariko nawe uri muri izo nkingi kabisa zagiye zigaragaza abantu, ukabona ko kuririmba bishoboka. Kuririmba bishoboka. Ndatekereza ko nawe aho uherereye rwose ubizi neza ko hari itafari rinini cyane uyu mugabo yashyize ku muziki mu itorero ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi iwacu. Nawe urabizi rwose, ntabwo n'uca abana, urabizi. Didier, turakwakire. Murakoze cyane. Umeze ute? Ndashima Imana ndakomeye. Ko wabuze? Berukanye vuba cyane. Ntabwo urumva ari igihe hacamo nk'iminsi nk'ingahe umuntu akavuga ati meze bitera, uyu muvandimwe ari amahoro, ariko umeze neza, ndabona ko umeze neza kabisa. Urasa neza, umeze neza kabisa. Nawe udukurikiye uzabitubwira. Nawe uzabitubwira. Nabyo ariko muri comment ntacyo bitwaye. Aha rero n'ubundi tuje kwiganirira bya bindi bisanzwe, ni umuziki nkuko nabivuze. Abanyempano turahura tukaganira pe. Turahura tukiganira tukavuga tuti se umuziki wacu bigeze he, bimeze bite, harabura iki ngo bigende nkuko bigere kure bibe byiza. Ayo mpamvu uyu munsi nifuje ko tuganira na Didier. Ndashaka kubaza ikibazo kimwe. Ese nk'iyo ugiye nko kuririmba ahantu, uri muri korari, nk'umuntu akakubona wowe utamuzi, akakubwira ngo wenda kuzi wenda waririmbye ya ndirimbo yitwa Torero ry'Imana, akubwira ati nkunda ukuntu uririmba neza, wiyumvire. Iyo ubona abantu barimo bakubona mu ndorerwamo y'uburirimbyi gusa, buriya niba ufite akandi kazi ukora yenda uraza kutubwira, ariko ntekereza ko abantu benshi bashobora no kutatekereza kuri na producer. Iyo umuntu muhuye akakubwira ati nkunda ukuntu uririmba iriya ndirimbo, nkunda ukuntu wantona iriya ndirimbo, nkunda kukubona mu bakurikiye Yesu ukuntu kandi nanjye ndabikunda pe. Uretse nabo, nanjye hari igihe ndeba nk'ukuntu actinga mu ndirimbo, muri video nduguyanga, uretse no kuririmba biri vocal bijijwe, hari ukuntu umuntu actinga mu ndirimbo ukabona kabisa ari kuviva message. Bene nababwira ko indirimbo nziza kuyiririmba ni kimwe, ariko no kuviva message mu buryo umuntu yumva kabisa message uyiviva, uyumva mu mutwe irimo kugendekera bityo umuntu akubwiye amagambo nkaya, akubwira ati kabisa nkunda birimo. Ese bijya bikubaho? Bimbaho cyane. Omfete Japhet arakoze, ariko iki kintu ni ikintu kinyubaho. Reka mbibwire n'abadukurikiye, buriya n'ubufana umuntu uzabona. Hari abantu bafana umuntu bakifata,
ukabona bari kukuryanirana inzara inyuma ntibigeze bavuga ariko biranezeza buryo usanze umuntu ukamubwira ati umva friend ibi wakoze ndabikunda cyane natwe biharaho bivanaho kuko bituma njyewe nitekerezaho cyane nk'umukozi ikintu cya mbere bimufasha iyo narindi gutekereza cyane ku bintu bijyanye n'amakosa muzi ko umwana w'umuntu yubakitse mu byaha sibyo bimbera ishusho nziza cyane nkava se ntabwo wabigutera kubona abantu bose bakuzi nyine wumva ko aricyo ngiye kukubwira mbere yuko nishimira yuko wa muntu azi mpita nibaza ngo asanga nari kuba nangije bibaza kubwiye ngo nkunda ukuntu utera iriya ndirimbo ufite nk'icupa rya Primus friend ibyo bintu rero nicyo kintu cya mbere kuba wambajije nicyo kintu cya mbere mpita nibaza Imana ushimwe kuba nta muntu uransanga meze gutya natandukiriye yego bitandukanye niko bakuzi yego icyo ngishimira Imana kuko twubakitse n'ukuri muri kamere y'ubunyacyaha yego ariko nshima Imana yuko iyo umuntu ambwiye icyo kintu ni kimwe mu bintu bituma mpita ntekereza abana ubu none reka mbibasobanurire n'ubutaha n'ujya uhura nanjye ntukandishe ujya umbwira uti Didi ukuntu wateye iraryo nangize ikintu bita ngoraze mara nk'ukwezi mbigenda bavuga ati nanjye reka nirinde buriya hari abandi bari kunde bigatuma numva nezerewe mu by'ukuri ni kimwe mu bintu bituma numva nezerewe ikindi bintera kwiga cyane ubona wow reka noneho nongere bigatuma nkora ikindi cya gatatu ubona ukuntu umeze se ubutaha ni ingaruka hari akantu tuzaganira nzahamagara Mr. Japhet kuri channel ya DDK nzamuhamagara tuganire kuri topic ivuga ngo umwana w'Imana ukorera Imana yarakwiriye kumera gute muzakinyishyuza cyane ni ukuvuga ngo ni ikintu cyiza cyuko iyo abana b'Imana bari kukubwira ati ngiye hari abo twahuye narindi wenda niba nambona bahita babyumva icyo gihe nari nagiye mu Kinira harimo mu Kinira mu kahe karere mu majyaruguru ni mu burengerazuba ahahoze ari mu Karongi mu karere ka Karongi urumva abana bansanga ahantu narindi barambwira bati warakoze cyane waradufashije ubu majwi turirimba 90% twakomoka wow kandi iyo wumva baririmba wumva bandusha so rero wavuze ngo hari inkingi zatumye abantu bakunda muzika cyangwa bakunda kuririmbira Imana muri gospel uvuga ko nibyo Imana ko hari benshi bambwira bati twakwigiyeho uyu munsi kandi ukumva bafite intambwe nziza cyane ahubwo nanjye ndi uwo kubigiraho ko murabizi dutegwa zivamo nta wabingaya ni ahubwo nibyo kwishimira ko uyu munsi mfite abantu bari kuririmba kundenza kandi babana rero ni umunezero biranezeza cyane arakoze Didier unyibukije akantu kamwe ntabwo nzakibagirwa ubundi namuvuga n'umugabo witwa Moyize inshuti ya Yesu uramuzi inshuti ya Yesu Moyize na Moyize nzabandora ni kuvuga inshuti ya Yesu rero inshuti ya Yesu we nuwo kumuhima umugabo mwiza cyane se arimo muri korari biti inshuti z'ijuru yarambwiye ati Japhet twari turi kumwe arambwira ati sumura muntu uri kugenda ugwa yasinze ati sha ati nubwo ijuru ryaba ari igipingi ariko ntarabaye nk'uyu muntu wabyumvise icyo kintu nabitekerejeho umwanya nawe arabizi rwose nshobora kuba icyo gihe ntarigeze musubiza ariko nyuma n'uyu munsi umenye ko byabaye koko umusore mwiza yambwiye ngo ndebere uyu musore si beza si abasore beza ndebera ukuntu yambaye ikariso igaragara umusore uri ku karubanda kugenda hirima
arambwira ngo nshima Imana nubwo ijuru ryaba ari igipinda ariko ntarabayeho ubuzima nk'ubu. Wumva urwego umuntu aba agereranya ibintu. Hari ubuzima abakristo bakuru, hari inyungu nyinshi zatuma tubaho neza. Hari indwara nyinshi utarwara didi uyu munsi, hari indwara utarwara rwose utajya wivuza ngo wagiye kwivuza ibintu by'imivuduko no stress ntibishoboka. Nukuza hano kwa Japhet nkaririmba ngataha numva umutima wanjye umeze neza cyane. Jya mbwira abantu ngo nibuka ko inzu mbamo nzayishyura ari uko mve muri studio nsohotse. Bakagira ngo ndababeshya. Ntabwo mbabeshya s'il vous plaît, ntabwo mbabeshya. Njyewe nibuka ibibazo bindi mfite bisanzwe mu buzima busanzwe. Iyo mvuye muri studio hano hajya hano hanze muri salon mu rugo, hajya mu nzu iwanjye mwicara muri salon nicaye nibwo mvuga ariko buryo ko mfite ibibazo nkongera nkabyibuka, ariko ejo nkongera nkasubira muri studio Imana ikabihanduringa ikagabanya bikagenda bivamo. Hari inyungu nyinshi mu gukorera Imana. Nshimye Imana ko rwose didiye aka kanya kibimbi. Yewe ndaguha urugero iwacu buramvuka mu ruhuha hariya mu Bugesera hano hirya ahangaha winshakana na kitaye niho mvuka hariya mu Bugesera. Najyaga ndeba didi nkavuga nti kura mutipe koko Mana yanjye, uriya mutipe kuko buraririmba imbaraga zikura. Ariko uyu munsi turicaranye turaganira cyo kuri mikoro tukarikodinga ndugu yangu ni ibintu nyine ni ibintu byiza cyane. Ni nanjye umuntu akavuga ati niba wambuza abana bo mu Kiniha hariya mu Karongi hari siho gusa, buriya hari n'ahandi henshi hatandukanye mu gihugu hameze nk'uko bavuga bati didi birashoboka. Ese buriya hari ikintu uzi ko waba uzi ko buriya korari imenyekana bitewe n'umuntu cyangwa n'abayigize? Burusha uzi ko buriya umuntu ashobora kuvuga korari ugahita wumva umuntu akenshi. Jyewe mvuze abakurikiye Yesu ubwo nyine ndareba nkavuga ariko buriya abakurikiye Yesu byanze bikunze harimo benshi nzi, ariko mpita numva didiye nk'abandi didiye amakurikiye Yesu ariko nawe dete yawe ntabamo harya na mama Jarike ntabamo. Nyine muri make hari abantu baza mbere, ubwo uzi Jarike, uzi mama Jarike, uzi Odette, uzi didiye, icyo gihe abanye uwo muntu ahita avuga ati wawo abakurikiye Yesu kabisa. Nicyo ndagikunda, uzi ko icyo kintu ari cyiza. Nuvuga ngo uri ambasaderi wa korari, izina ryawe uryongeraho aho ubarizwa. Reka noneho menera ibanga n'abankurikiye muri telefone yanjye umuntu ufite true call. True call akakantu kavuga izina ry'umuntu uvuga ngo ikeneye ibyo nibyo mbavuga. No kuvuga ngo umuntu ashobora kuranga korari bitewe kandi akenshi biterwa n'ibikorwa nyine yagiye akora muri iyo korari, kuko utaragaragaye ngo ugire ibyo ukora tukubone ntabwo twakumenye nyine. Ariko iyo wakoze ibikorwa noneho byiza bituma umuntu ukora mu matwi y'abantu, amaso yacu akaguhoraho, bikaba ngombwa ko niyo wagira ikibazo turakimenya. Murabazi abakurikiye Yesu baje kuririmba ko didi yataje, ntabwo abakurikiye Yesu baje. Biragenda bite? Ntabwo warenganye twe rero tubareba. Ntabwo warenganye twe tubareba. Ngira akabazo ndibaza naraza kuvuga ikibazo ko ngigize ndibaza umuntu witwa. Yego ikibazo nakigize ati wakigize. Neza byaye bikwe ko ngigira. Tirega uri didi. Wowe nta wikwigereranya n'abandi. Uri didi. Uri didi yuswi. Uri didi ukora ikintu kigahita kiba remarkable mu batso. Urumva rero kuri Imana baratugenje hari baradutandukanije wenda umwe cyangwa ubundi. Hari ababwiriza bakoresha amavuna abarayiki. Buriya turabamenya, tukamenya ngo dufite ba Musoni Flavier, tukamenya ngo dufite Nzabandora Moise nabura nawe ajya akora amavuna, tukamenya ngo dufite ababwiriza bagiye batandukanye. Hari abitwa Urushenyi Patrice, harimo na benshi, ni benshi. Ababwiriza bose bagira uburyo bategura.
impamvu navuze umunsi rero kubarira ujye ubitekereza ko umubwiriza ashobora kubwiriza iminota isaha akadufata isaha cyangwa isaha n'igice n'ubwiriza ebyiri bitewe n'igihe ariko agashaka uburyo ubwo butumwa bugira intangiriro bukagira igihimba bukagira n'umusozo ku buryo wumva hari icyo ukuyemo ngaho ifata iminota itatu wumva ukuntu indirimbo ntazi ukuntu ngiye ntabwo nyambyumva indirimbo ifite iminota 2 hari n'izigira iminota 2 cyangwa 3 cyangwa se dufata 5 minimum 5 harimo ibyangombwa byose intungamubiri zose kundi umuntu yumva akihanishwa n'indirimbo mu minota 5 nubwo umuntu yajya kwicara nubwo yajya kwiyandirimbo wayiririmbye ugahita ujya kwicara ariko umuntu akaba yihanye mu minota 5 akaba yihanye mugiye kubwiriza ese umuntu kumubwira ukamuhingira kuvuga ati kino gitabo si kibivuga gutya umugengera ubuzima ibivuga gutya kugana Yesu nayo bivuga gutya ese kutabyumva erega na Bibiliya bivuga gutya erega n'ingero zifatika z'ibi ibyo bintu byo bitekerezo kumva umwuka wera wo mu ndirimbo reka mbabwire kuririmba ni byiza kuririmba hari imbaraga biguha abana bato hari imbaraga biguha niba ufite abana inshuti yanjye batoze bajye mu makorari y'abana bije kuririmba ni byiza ndabigukundishije kuko urabona nka Didier ku myaka ye urumureba ushaka kumvuga ati Didier ko mbona ari mu kigero cya ba Japhet Didier ko mbona ari mu kigero cya ba runaka kandi kuva kera waramubonaga umbwira ko wabyibutse nkureye burya ndashaje burya mwumva imbaraga rero ziva mu kuririmba hari abasaza hari abakecuru hirya no hino batandukanye uzi nawe utazi ariko babayeho batunzwe no kwiririmbira umubiri wabo uyaga nta kibazo nta bya bintu by'imivuduko usanga abakecuru ngo n'abasaza ngo bagize imivuduko itababaho ibyo batabizi bibera mu makorari yandi biririmba turimo twa kera bakaturirimba rwose ukumva barasusurutse dutenuro twiza twa kera ukumva ibintu bimeze neza ni byiza cyane rero n'umugisha ngira ngo Didier ku byo tuganiriyeho rwose hari icyo wakuramo ukabiha umwanya kinini cyane hari n'izindi ngero zifatika zabuzi yenda tutanavuze nawe urabazi nawe uzi nawe ubwawe uri kubireba uzi nawe kuririmba icyo bikumariye yego rero reka nkubwire kunda kuririmba jya muri korari uririmbe kuko bureka mbabwire ikintu mutari muzi tunasoza ntabwo dutinda rwose harabura iminota 2 tugasoza ibiri yonyine mu minota 2 no tujye kuvugamo no kuvuga ngo kubwiriza bizarangira bizagera igihe bishira birangira ariko mu ijuru uretse kizaba kuririmba ntabwo bizasha kuririmba ariko we muririmbyi none wirinde kuko Satani yari niwe wari uhagarariye ibintu by'imiririmbire mu ijuru kandi marayika w'umucyo yarimbaga amajwi 12 uyu munsi turirimbane ariko hazamo akantu kwishyira hejuru atari ku bundi jewe mwatekereje mute kuntu mwaremo umuntu mutambwiye ngo numve niba bifite logique ibaze ikiremwa kuko Satani ni ikiremwa cy'Imana ati ibintu ariko mwakoze giye ko mutambwiye ngo numve niba bifite logique byagenze bite niyo mpamvu rero n'uyu munsi kuko niwo murimo dukora niwo ukora niyo mpamvu akenshi ibibazo byinshi bigira abari jya muzana umubwiriza yahuye n'ibibazo biba gake ariko umuririmbi aragwama Satani aramuhiga kano kari kuririmba kagahungu bimeze ukabona ibibazo birakwisukiraho biraza bigwaho ukabona ni wowe nyine buri gihe toroshira muri kugahita ubona niwe buri gihe cyose ariko nshima Imana ko biri hafi yacu biraturwanirira akenshi kandi akaboneka imbaraga ugasanga umuntu ntabwo arambaraye ni byiza rero ko dusabirana
mu buryo bumwe cyangwa ubundi mu masengesho yacu dusenga ya buri munsi tugasengera abantu bakora umurimo wo kuririmba kuri umurimo uvunanye kandi rwose wowe udukurikira nawe urabizi niba warabaye muri korari cyangwa se hari abo ufite bayibayemo uzi umwanya bafata hari umuntu ava ku kazi yiruka n'abatereka ngerewe nyaboneka ndebe ko nagenda nkakora aga practice kugira ngo nzabone ko naririmba abantu bakayi nikibwirizwa n'ababwiriza nyine n'ababwiriza buriya no abaririmbyi barwa mu bayobozi b'itorero niyo mu bayobozi b'itorero n'abaririmbyi babarwamo kuko bafite inshingano ikomeye cyane yo kuririmba mu by'ukuri n'akandi kantu njyewe nanavugaho gatoya kuko yavuze kandi yabisobanuye neza cyane ariko ikindi kintu ngiye mbona nka experience ngiye mfite Japhet abantu bo muri iyi minsi bari kuzamuka hari indangagaciro buriya nubwo twakoze umurimo kandi tukawukora hakaba hari benshi twavuzeho bagiye bazamukira kuri uwo murimo nawe urimo ukavuga uti bariya abantu bakoze ibintu byiza nanjye reka gerageze nzamuke ukatureberaho ukagera aho ugera ariko uyu munsi abana bari kuzamuka bari kuririmba bari gutangira kubyiga no kubyiga bakisanga ari iyo mpano hari uburyo navuga nabaha icyerekezo nabaha inama ntabwira ngo ntabwo buriya kwimenya aho kuzi kuririmba kimwe ariko noneho nubwo wamaze kumenya kuzi kuririmba ndetse ukaba umeze kumenya kuri top ariko kurinda ya top ugeze kuyirinda ukayiramaho imyaka nk'iyo tuyimazeho nabyo urugamba rwana urugamba rukwiriye genda witonze ucishe bugufi reka kwifuza no kwiremereza kuko kimwe mu bintu bituma abantu bagwa mu isi byatumye bivana na satani nicyo mpereyeho Japhet yari kuvuga cyavanye satani mu ijuru harimo kwishyira iyo rero watangiye kwishyira hejuru umuntu akagusanga kubwira yo uririmba neza ntumuhe agaciro ntumuhe umwanya yo nari ngukeneye iyi serivisi ese wangirira gutya yego nimba hari n'icyo bisaba kimubwira ariko utamunyujije utamubwiye oya yagiye urabona oya kandi hari abantu bateye gutyo so rero reka mbabwire ngo tanga serivisi ikidashoboka umubwire uti yewe kubera impamvu izi n'izi ntabwo bishobotse uyu munsi ariko ejo bizashoboka ariko wirerega sibyo yemwe baproducer muri kuvuka uyu munsi wirerega bakiriya gira customer care ikwiye gira care ku bantu bakugana kuko uyu munsi bizabanziriza kugwa ushobora kumva uri kuri top aka kanya abantu bari kukugana ari benshi ufite ibyishimo n'umunezero ariko wibuke ko aha wicaye hari hicaye abantu aho wicaye uyu munsi muvandimwe turi kuganira aka kanya hari undi muntu wari uhicaye kandi yari ameze atya hari n'undi rero uri kurwanira kuri iyo ntebe wowe uriho ari kuyirwanira mu buryo bumwe cyangwa ubundi ntanabizi ko ari kukurwanya ngo aguhirikeho kuri iyo ntebe wicaye ariko wumve ngo umunsi uzaba ubona batakikugana uzamenye ko hari undi wari iyo ntebe gerageza rero kuri iyo top uriho uyitwareho neza nunasoza bajye bavuga bati ya wow twarabonye wow wakoze neza wow bavuga bati kabisa turabyishimiye niyo nama nasoza ntanga mu mikuru urakoze cyane Karasira Didier ndishimye cyane kuba tuganiriye ndishimye cyane kandi nawe nizere ko hari dukuyemo kandi cyakubaka mu buzima busanzwe bwa buri munsi ndasoza nkubaza ibibazo bibiri bagisubiza amasegonda buri mu buzima busanzwe ukunda kurya rero ndahindagura ukunda kurya iki hari area ngeramo nkumva cyakora cyane uvuga uti niyo naba amazi naryaho gake akuvuze biranasekeje uri bugujye umuseka uriya nkunda ikintu bise ifiriti iriho akamayoneze ariko wumva ikintu gisekeje nkayirisha isosi umva sinarya inyama ntabwo ari ikintu numva njya numva cyantesha umutwe sibyo ariko agasosi nagasuka kuri ya firiti bro uzanyakire umpe ifiriti akamayoneze kari ku ruhande ngende njya muzaho gato salade ntabwo yikunda
Didier ati rero ngewe nkunda ifiriti na wowe rero ntuzamwakira ukagira amahirwe yo kuba yaje kugusura menye rwose ubwo muri make uzabuziranye n'umuntu ufite busheri aguha agasosi gusa inyama ariko nyamuzirira umuha agasosi hanyuma mukatira ibyo birayi biri mu mavuta abiri turanakuze hari igihe n'ibintu by'amafiriti biba atari byiza nuko tuba tubivuze gutyo ariko tugenda tugabanya kugira ngo ubuzima bukomeze aha ikindi kimwe ni ikihe kibazo wigeze uhura nacyo wagiye nko kuririmba ahantu muri korari kandi ukabona rero bahanze nk'amaso kugomba kugikemura cyane bijyanye n'indirimbo kuko urumva mwarimu cyangwa urugero reka nkubaze neza wari rwaje nko kuririmba ahantu reka mbikubaze gutya wari rwaje nko kuririmba ahantu disikete gap kandi abantu muri kurimbira bagusabye indirimbo byarabaye sina disikete hano ubwo ari keke bageze ahantu ibyuma byavugaga mw'abantu mwari ikintu kirababaza nubwo nyine ufata umwanzuro ariko ibyuma byaravugaga bicometse n'umugozi nyine tubona ko ari skandari ibaye kandi ugomba gukemukira aho ngaho ikindi twakoze turigira inama vuba vuba gufungura indirimbo kwa kuko mukaba mwagiye urakoze rero cyane Didier Karasira n'ibyo bibazo nakubazaga ubundi nawe ufite byinshi wamubaza urajya muri comment hasi utwandikire turabakunda kandi subscribe share comment likes niba utarabikora bikore rwose kugira ngo umunsi tubane je narababonye ko tubana umunsi wundi njya mbibona mu nkurikira ariko ntabwo turekeye dukomeze dushyire imbaraga kugira ngo bigende neza digenda gushimiye rero kandi rwose ndanyuzwe kuba tuganiriye kandi rwose nabono bavandimwe tubana umunsi ku wundi nabo nizera ko banyuzwe gira amahoro rero aho waba uherereye hose Imana y'amahoro iguha umugisha.